narabiharaniye ko nzaba wa mbere mu gihugu cyangwa muri batanu ba mbere mu gihugu, none Imana yamfashije mbaye wa mbere mu gihugu. watangiye kubiharanira ryari? Watangiye gutekereza ko waba wa mbere mu gihugu ryari? Ese mu ishuri ubundi kuva mu wa mbere ho wabaga wa mbere kugira ngo utegere no ku rwego kuvuga ati nimba mbu wa mbere cyangwa wa kabiri hano mu gihugu no hano mu ishuri no mu gihugu nzaba wa mbere? Mu ishuri guhera mu wa gatatu nabaga wa mbere paka muri P6, none nabaga wa mbere muri P6 nyine kenshi na kenshi nkabo ati why not naba wa mbere mu gihugu, ndavuga ati muri karasi ubundi nta competition nyine birimo, reka nyine ngerageze ndere mu gihugu byashoboka, none birashobotse uyu munsi. Ngewe amasomo natsindaga ni mate kuko imibare ni isomo numva, social ni isomo numva, science naryo naso numva, ariko nuzo indimi zozo nyine siniraye nyine ntago nzumva, ariko nyine kuzivuga nazivuga ko nyine kwandika nyine ntago ari neza nkuko imibare nayikora. Uyu munsi rero umuhigo wihaye wo kuzaba wa mbere mu gihugu kusoza primaire urawugezeho, ni iki gikurikiyeho? Ngiye gufata izindi ngamba ndetse naho nakomerezaho no mu gihe kizaza nkajya mba wa mbere nk'uku nguku. Ni iki wifuza gukomeza kwiga ukurikije wenda n'ibyo watsindaga? Ngeze nko muri senior 4 nifuza kwiga nka MCB Math Chimie Biology, niyo somo numva nakiga. Ni ndushimira ni bande bagufashije kugera kuri ibi? Nshimira ababyeyi banjye, abarimu, nkashimira ubuyobozi bw'ikigo, ese nkashimira na bagenzi banjye ndetse n'Imana yimfashijemo. Naekuraginga bagenzi banjye nabo bazakora umwaka utaha kwiga cyane bagahozaho nk'uko nabigenjeje, nabo nyine bakarara niba baba muri batanu ba mbere.